Izuka rya Kristo ni umutsindo uturembuza ngo tugarukire Imana. Tuzirikana ububabare bwa Kristo, nibwo twumvise Petero imbere y'abaja yihakana Yezu ubugira gatatu, ndetse aravuga ati sinzi icyo ushaka kuvuga. Ariko izuka rya Kristo n'imbaraga za Roho Mutagatifu imugurumanyemo ku buryo atatinya abantu. Bityo ashize amanga yamamaza ko Yezu Kristo bishe rubi Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Aya magambo y'ukuri kandi y'ubutwari atwereka ko urupfu, amarira, agahinda, imisaraba n'ishavu atari byo bifite ijambo rya nyuma ku muntu, ahubwo ikuzo n'ihumure dukesha uwadutsindiye nibyo twagenewe. Ibihe bya Pasika rero bituma tuzirikana uwo mutsindo no kumva ko tuzatsinda hamwe na Yezu Kristo watsinze. Pasika ni umutsindo w'ubuzima ku rupfu, w'icyiza ku kibi, w'ubutungane ku cyaha, w'ubwigenge ku bucakara bw'icyaha n'ibindi byatugize imbohe cyangwa se ibyo natwe twibohoyemo. Umutsindo w'umugisha ku muvumo ni ibyago, umutsindo w'ibyishimo ku gahiri, agahinda n'ishavu, w'amizero n'ihumure ku kwiheba, umutsindo wo kumva ko dufite Imana n'umuryango mugari utuma dutsinda ubwigunge, ubwironde n'ivangura. Umutsindo w'ubuzima bufite intego, aho kubaho urindagira wibaza uti ko bucya bukira amaherezo azaba yahe. Ubutumwa rero bukwiye kutugera ku mutima kandi tukanyurwa n'ibyo byiza Imana yadukoreye kandi turi abanyabyaha n'abahemu, bigatuma twibaza icyo dukwiye gukora n'icyo twitura iyo neza n'ubuntu bw'Imana. Ibi nibyo abumvise Petero bavuze bati dukora iki? Ngira ngo ni ikibazo gikomeye kandi cy'ingirakamaro, kuko kwibaza icyo gukora ni intambwe ya mbere yo gutangira kugikora, ndetse kugikora neza, kuko ubaza ni ngombwa kubaza ngo wirinde guhuzagurika. Hari umugabo wakundaga kugenda mu nzira yivugisha ati mbe yewe mugabo utibaza, abandi bakamufata nk'umusazi nyamara avuga ibintu bikomeye. Bavandimwe, uyu munsi wa Pasika ni utubera umunsi w'umugisha, umunsi w'umunezero, umunsi w'igitangaza, umunsi umukiza yazutse kandi akazukira mu mitima yacu. Mwese mbifurije Pasika nziza.